Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza, ndagira ngo mbagezeho ibimenyetso biranga abantu bahohotera cyangwa se abantu bafatirana babandi babakunda cyane mu rukundo, ugasanga yuko babapyinagaje cyangwa se babashyize hasi bitewe n'uko muri makeya bafite ubwoba yuko babasiga. Ibi ubisanga mu makouple y'abantu navuga yuko bagenzura cyangwa se bananiza bagenzi babo. Ikintu kivuna mu rukundo ni ukubona wishyira hasi ukibagirwa uwo uriwe ugashyira mugenzi wawe imbere cyane. Iyo uwo wizingaho yabikubonyeho, umubano wanyu uhinduka drama, amakimbirane ahoraho, ugahora uri victime cyangwa se ni wowe nyiri amakosa, kuko kuri we azi game ashobora kuba ariho, icyo yakora cyose azi isaha n'umunota uraza kugarukiraho. Ndashaka kugira ngo urebe iyi myifatire yabo, kuko ni ikintu kimwe kiraza gutuma ufunguka amaso. Bitwararika gutya kuko they don't care anymore. Imbaraga bashyiragamo zarahindutse. Aha ni igihe bari mu kimenyana, amezi ya mbere 3, 4 cyangwa se urabizi igihe byatangiriye. Kuri ubu ngubu urabona ko hari impinduka ishoboka cyane. Kukwitaho ntago bikiri kwa kundi. Niba warahamagararwa, niba niyo mwaba muri in touch cyane, kuri ubu ngubu urabona yuko ibintu byose byaramanutse cyane. Kumva yuko uri safe ntibikiri important cyane kuri uwo muntu, yabona warize, yabona yuko ataye umutwe, yabona yuko uhangayitse. Iki ni ikintu muri makeya adaha agaciro, kuko azi faiblesse yawe, azi icyo yakora, azi uburyo niba umwizingaho icyo wakora icyo ari cyo cyose, azi uburyo araza kukugarura. Reka mbahereze story ngufiya cyane ntari ninjira mu bindi bimenyetso impamvu kinzanye iyi video. Hari umuntu nabonye n'amaso yanjye, si inshuro ya mbere cyangwa se ya kabiri cyangwa ya gatatu. Aba bantu bakunda kurwana every single day, baracyari abajene cyane, ntibari banashaka. Iyi couple navuga yuko bari mu myaka iri hagati ya 25, undi ashobora kuba ari muri 23 cyangwa aho ngaho. Aha niho utangira kureba umubano wanyu aho ibintu bizagera. Aba bantu bararwana ku manywa, bakarwana nijoro. Ejo bundi nari nicaye mbona batambuka imbere y'urugo, aho ubona yuko umusore yirukanka ku mukobwa, barwana birukanka muri quartier, amushwanyagurizaho imyenda, umukobwa afata amabuye agatera uyu musore. Ibi bintu ni ibintu bihoraho, ni ibintu mbese navuga yuko ntago bishobora kumara amezi 2 cyangwa se ibyumweru 3 ntababona bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi rero nibyo byampaye iyi inspiration ko nabagezaho video nk'izi ngizi, aho ubona ibintu byinshi cyane ukabyinyora, ntubirebere hakiri kare, kandi ejo cyangwa ejo bundi ibintu bishobora kuba bizazamba. Reba ibi bimenyetso biranga uyu muntu, ukoresheya kore like. Ikintu kiza ku isonga ahangaha, uzasanga uyu muntu ahindagurikanya cyane. Uyu munsi arakwereka yuko yagukunze, uyu munsi yarakwereka yuko nta wundi muntu umeze nkawe, hahandi aturisha umutima wawe, ukumva yuko nta wundi muntu ushobora kuza ngo atange amahoro cyangwa se urukundo nk'uko abikora. Ariko ejo uzabona yahindutse, aho ubona yuko yabaye nk'intare, aho wibaza uti ese uyu ni wa muntu wanganirije, uyu ni wa muntu wambaye rwa rurabo, uyu ni wa muntu wanyohereje ya text message, uyu ni wa muntu wansomye, uyu ni wa muntu twakoze ibi n'ibi. Urabona yuko ubonye iyindi shusho itandukanye n'uwo waruzi yuko wakunze. Kugushyira mu gishyirahiro nibyo agufatishamo, muri makeya navuga yuko kuba uri muri urwo ruhirahiro cyangwa se kuba agucanga akagushyira hirya no hino, brain yawe yarabyakiriye, yarabyemeye, donc ubifata nk'uko biri nka normal. So icyo gihirahiro agushyiramo rero icyo kintu cya mbere, ni umutego wa mbere agufatishamo.
kukwitaho abivaho, ibaze nawe niba azi neza icyo yakora icyo ari cyo cyose, azi neza yuko uraza kugaruka. So ni ibintu biri simple kuri we, yakwitaho atakwitaho, nibyo navugaga, umutima wawe awufitiye rwa rufunguzo, icyo yakora cyose, uko yakubabaza kose, azi neza yuko anytime icyo yakora muri makeya uraza kugaruka. So nta mpamvu yo kugira ngo ahangayike, icyo ni ikintu kimuranga. Kindi ahangaha, ashaka kuba loyo mu byo ukora byose, ariko kuri we azi game yiberamo, kandi nta na rimwe we yumva yuko yahindura imyifatire ye cyangwa se ibintu ashobora kuba akora. Iki ni ikindi kintu umuziho 100%, uzi ibintu ahirirwamo, uzi ibintu akora, uzi ibintu muri make bikudrivinga crazy, bituma murwana umunsi ku wundi. Arashaka kuba perfect, arashaka yuko ukora ibyiza gusa, ariko kuri we arabizi neza yuko ibyo akina, ibyo akora bikubabaza, azi neza yuko byangiza uwo mubano wanyu. Ntafite ikintu na kimwe cyamutera kuraje ko icyo kintu yagihindura. So iki rero ni ikindi kintu yitwaza kandi umubonaho. Nta kintu na kimwe bibabyiye kubona ubabaye, your feelings, why? Kuko azi neza uraza kumubabarira. Ni ikintu kikuranga, icyo kintu arabizi neza yuko anytime araza kuvuga ijambo rimwe cyangwa se pfukame akora ibyo akora byose, anytime uraza kuba wagaruka muri iyo situation mukoramo amanywa na nijoro. Wari kwandika message cyangwa se ugahamagara cyangwa se kandika n'urwandiko. Kera bakoreshaga na za envelope bagashyira ku posta. Uyu muntu uzasanga agusubiza mu gihe yumva bimurimo. Niba yumva bitamurimo muri makeya, nta mpamvu yo kugira ngo asubize message yawe, cyangwa se wahamagaye yumve yuko bimucira ishati kugira ngo ahite afata telefone muri makeya asubize, kuko akuzi neza agufatira nkana. They don't care at all. Barabizi neza yuko niyo atasubiza, niyo ataguhamagara, arabizi yuko anytime nahamagara urirukanka ugafata telefone ugaca bugufi, sorry, niba ari ngewe nakubabaje, niba ari ngewe nakoze ibi ngibi, I'm so sorry, ukongera ukamusubiza muri ya behavior, kuko ntishobora guhinduka muri makeya utagize icyo ukoza. Ariko niba umwakiriye muri ubwo buryo ukamwereka yuko ahubwo ari amakosa yawe, aho ngaho niho ibintu byose bipfira. Ntaha agaciro icyo uvuga cyangwa se icyo ukora. Boundaries zawe muri makeya nta kintu na kimwe zivuze imbere ye. Iyo azi neza yuko wihanganira imico ye mibi akwereka, kandi uzi ibi bimuha imbaraga yo kubyongera. Ndashaka kugira ngo utekereze kuri iki kintu. Niba azi neza yuko ibyo akora bikubangamira cyangwa se ubizi, ntugire icyo ubihinduraho, ibi ntago abirekera aho ngaho, ahubwo aragenda akabimultiplier. Niba ari abakobwa yajyagamo, arashakisha abandi. Niba ari ubujura, aramultiplier. Ingeso mu gihe itakosowe neza ku ikubitiro muri makeya iragenda igasprayinga ahantu hose. So niyo mpamvu ubona yuko they don't care muri makeya, kuko niba wamuganirije, wamuririye, umubwira uti iki kintu kirambangamira, iki kintu muri makeya ntago ngisporta, ariko akabona yuko anytime icyo yavuga, icyo yakora, ibi bintu biragumaho, donc ntago ba respectinga icyo uvuze, icyo ukora, cyangwa boundaries zawe. Narangiza iyi video nkwibutsa yuko kandi nta marangamutima kukwitaho emotionally, azi ko uraza gukora iyo bwakabaye, wigarure umuzeho mu gihe ubona yuko
yagiye, kuko akenshi usanga yuko bakoresha iyi behavior aho amara icyumweru cyangwa se iminsi runaka atakuvugisha, yaguciye amazi, yakuriye scene. So muri makeya icyo kintu ntabwo agifite, ntabwo afite iyo support ukeneye kano kanya, kuko niba afite iyi mico uko nyivuze yose, so menya yuko ntabwo ari preza cyangwa se ntabwo ari tayari kuba yagusapotinga muri iyo domaine y'ukuba umukeneye, so ntabwo hari emotionally, ntabwo hari physically, ntabwo hari arakugerageza byimbitse, no text message cyangwa se reply, kwica gahunda bishaka. Ibi ni ibintu bakora kuko bafite inararibonye mu gukora ibyo bintu, kumanipira umuntu kugira ngo barebe uburyo wihangana. So iki ni kimwe mu bintu uzasanga kiranga uyu muntu. Kukublaminga, gutuma wiyumva uri guilty mu gihe hari icyo ubajije, niba ushaka kugira ngo uguyaguye cyangwa se hagire igikorwa mu gutuma muri makeya umubano wanyu ugenda neza, uzasanga yikumura arakaye cyane, akubwira yuko is too much, ibyo ubaza ni byinshi cyane, ntabwo ari tayari yo kugira ngo asubize buri kintu icyo ari cyo cyose umubaza. Ibintu byose muri makeya abiguterera mu maso, ugasanga ubaye guilty kandi ukumva ucitse intege yo kugira ngo ugire icyo usaba. Ibi byose rero bigatuma yuko muri makeya ucika intege yo kuba wanagira n'icyo uvuga cyangwa se usaba, mu gihe wumva yuko ukeneye ko mwaganira, yuko hari icyo yagufasha kugira ngo muri makeya umubano wanyu ugende neza. Ikintu rero nakubwira ndangiza iyi video, ntuzareke yuko urukundo ufite muri wowe rutuma wibagirwa uwo uri we, rutuma uta agaciro, rutuma wiyanga cyangwa se wumva yuko ubuzima ari aho ngaho burangiriye, ibyiza biri imbere. Icyo ukeneye kureba ni ugufunguka amaso, ni ukureba uburyo utera intambwe ntoya cyane, ntabwo wihutisha ibintu kugira ngo uhite uva muri iyo situation, ahubwo ubigendesha buhoro buhoro, wegera abantu bakugira inama nk'uko ndi kubagira inama nyingi. Niba hari icyo ukeneye wanyandikira kuri email yanjye cyangwa se kuri Facebook, kugira ngo ndebe yuko hari icyo nagufasha, niba hari icyo nakubwira wakora. Ariko ikiri ngombwa ni uko ntiwemere kuba wata agaciro kubera urukundo, kuko urukundo uzarusanga hose, rurahari. So si uwo muntu umwe gusa watuma wiyanga cyangwa se wumva yuko ubuzima burangiye adahari. Ni byiza yuko ufunguka amaso. Burya niba wikunze by'ukuri, niba wirespectinze, niba ufite agaciro kuzuye cyane, wumva wiyujuje, burya nibyo bintu bizagupresenta naho uzajya hose. So tangira witeho, tangira wigeho, tangira wumve yuko urukundo rwa mbere burya ni wowe ruvaho, ni wowe wikunda, ni wowe wishyira imbere, kugira ngo muri makeya naho uzajya bizakubera urumuri. Turi kumwe rero. Niba ukunze iyi video wibuke thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo ifashe n'abandi. Naho ubutaha rero, ciao, bye bye.